Utazi ubwenge ashima ubwe. Ibiganiro mubikurikirana kuri YouTube channel yacu Umukambwe TV. Ahangaha ni wumva ngo utazi ubwenge ashima ubwe, uzajye wumva ko mu gihe cyose ugiye kubeshya umuntu cyangwa se kumucenga, uzajye wumva ko ashobora kwikiriza ndetse akigira injiji imbere yawe, ariko mu by'ukuri yarangije kumenya ko uri kumubeshya ndetse yarangije no gutegura icyo agiye gukora ku bigendanye n'ikinyoma wowe urimo uramubeshya, urimo uramushyiraho. Urukwavu rwuzuye n'umuhari bukeye rurawubwira ruti ngwino twihingire umurima tuwuteremo ibigori n'urutoki. Umuruhari uremera ariko ubwira urukwavu uti ko ntazi kurira insina, urutoki ni rwera imineke nzayimanura nte? Urukwavu ruti ndi umuhanga wo kurira, ibitoki nibikomera nzajya mbimanura. Nuko bihera ko bihinga umurima munini cyane biwuteramo ibigori n'urutoki rwinshi. Urutoki rumaze kwera urukwavu rubwira umuhari ruti ngwino tujye kureba ibitoki byarakomeye, bimwe byaranekeye hejuru. Nuko biragenda bigeze umurima, urukwavu rwurira insina ngo rugere hejuru rwimanyura imineke rwirira. Umuhari urarubaza uti ko nduzi nta mineke unagira bite? Ruti buretse gato ndacyatoranya imyiza, kuko nduzi kino gitoki kitaraneka neza. Rugumya kwirira imineke ngo rurumva ko ihishije. Rumaze kumva aho rugejeje rubwira umuhari ruti kuyimanura ubu ni ukuyangiza kuko itaraneka rwose, reka tuzagaruke ejo, ahubwo reka nzeme nkwigisha gukorera urutoki. Umuhari uti sinkwemereye, kereka ubanje kumanurira imineke, naho ubwenge ushaka kumpenda nabutahuye kare, niwanga ndagutsindaho. Urukwavu rubonye ko umuhari urakaye rwibuka ubundi bucakura, rwirebesha ku gitoki cyari hirya yarwo, ruhera ko rubwira umuhari ruti yo uzi ko twabaye abapfukare iyo dushaka imineke myiza kuri iriya ntuntu, dore inyoni zirenda kuyitumarana, reka manuke nduhuke gato kuko maze kunanirwa, maze nkugerere ku cyifuzo cyawe. Wumve uburyohe bw'imineke y'insina zino wajyaga ubarirwa. Umuhari uti ngaho manuka, ariko niwongera kundyarya ntumva imbere. Nuko urukwavu ruramanuka, rugeze hasi rugerageza kwiruka, umuhari warusingiriye ugiye kurwica, rurawubwira uti uranyica ngiye kumanurira imineke. Ako kanya bigaruka kuri ya nsina, urukwavu rurongera rururira rumanura imineke ruhereza umuhari, nawo urarya urishima. Kuva icyo gihe urukwavu rucika ku ngeso z'ubusambo n'uburyarya. Ubwenge bwari bwiza iyo butamenwa na benshi. Utazi ubwenge kandi ashima ubwe. Ntukajye wibeshya ko buriya urusha abandi bantu ubwenge, cyane cyane ko iyo uzi bimwe nabo baba bafite ibindi bazi. Bashobora guca hamwe kimwe nuko nawe waca ahandi bo batazi, cyangwa se ugaca aho batazi. Icy'ingenzi rero ni uko abantu bareka uburyarya ahubwo bakabwizanya ukuri, kandi bakabanira inyangamugayo. Imana y'u Rwanda rero ikomeze kubana namwe, kubarengera ndetse no kubatabara. Utazi ubwenge ashima ubwe. Ibiganiro mubikurikirana kuri YouTube channel yacu Umukambwe TV. Ahangaha ni wumva ngo utazi ubwenge ashima ubwe, uzajye wumva ko mu gihe cyose ugiye kubeshya umuntu cyangwa se kumucenga, uzajye wumva ko ashobora kwikiriza ndetse akigira injiji imbere yawe, ariko mu by'ukuri yarangije kumenya ko uri kumubeshya ndetse yarangije no gutegura icyo agiye gukora ku bigendanye n'ikinyoma wowe urimo uramubeshya, urimo uramushyiraho. Urukwavu rwuzuye n'umuhari bukeye rurawubwira ruti ngwino twihingire umurima tuwuteremo ibigori n'urutoki. Umuruhari uremera ariko ubwira urukwavu uti ko ntazi kurira insina, urutoki ni rwera imineke nzayimanura nte? Urukwavu ruti ndi umuhanga wo kurira, ibitoki nibikomera nzajya mbimanura. Nuko bihera ko bihinga umurima munini cyane biwuteramo ibigori n'urutoki rwinshi. Urutoki rumaze kwera urukwavu rubwira umuhari ruti ngwino tujye kureba ibitoki byarakomeye, bimwe byaranekeye hejuru. Nuko biragenda bigeze umurima, urukwavu rwurira insina ngo rugere hejuru rwimanyura imineke rwirira. Umuhari urarubaza uti ko nduzi
nta mineke unagira bite? Ruti buretse gato ndacyatoranya imyiza, kuko nduzi kino gitoki kitaraneka neza. Rugumya kwirira imineke ngo rurumva ko ihishije. Rumaze kumva aho rugejeje rubwira umuhari ruti kuyimanura ubu ni ukuyangiza kuko itaraneka rwose. Reka tuzagaruke ejo, ahubwo reka nzembe nkwigisha gukorera urutoki. Umuhari uti sinkwemereye, kereka ubanje kumanurira imineke, naho ubwenge ushaka kumpenda nabutahuye kare, niwanga ndagutsindaho. Urukwavu rubonye ko umuhari urakaye rwibuka ubundi bucakura, rwirebesha ku gitoki cyari hirya yarwo, ruhera ko rubwira umuhari ruti yo, uzi ko twabaye abapfukare iyo dushaka imineke myiza kuri iriya ntuntu, dore inyoni zirenda kuyitumarana, reka manuke nduhuke gato kuko maze kunanirwa, maze nkugerere ku cyifuzo cyawe. Wumve uburyohe bw'imineke y'insina zino wajyaga ubarirwa. Umuhari uti ngaho manuka, ariko niwongera kundyarya ntumva imbere. Nuko urukwavu ruramanuka, rugeze hasi rugerageza kwiruka, umuhari warusingiriye ugiye kurwica, rurawubwira uti uranyica ngiye kumanurira imineke. Ako kanya bigaruka kuri ya nsina, urukwavu rurongera rururira, rumanura imineke ruhereza umuhari, nawo urarya urishima. Kuva icyo gihe urukwavu rucika ku ngeso z'ubusambo n'uburyarya. Ubwenge bwari bwiza iyo butamenwa na benshi. Utazi ubwenge kandi ashima ubwe. Ntukajye wibeshya ko buriya urusha abandi bantu ubwenge, cyane cyane ko iyo uzi bimwe nabo baba bafite ibindi bazi. Bashobora guca hamwe kimwe n'uko nawe waca ahandi bo batazi, cyangwa se ugaca aho batazi. Icy'ingenzi rero ni uko abantu bareka uburyarya, ahubwo bakabwizanya ukuri, kandi bakabanira inyangamugayo. Imana y'u Rwanda rero ikomeze kubana namwe, kubarengera ndetse no kubatabara. Utazi ubwenge ashima ubwe. Ibiganiro mubikurikirana kuri YouTube channel yacu Umukambwe TV. Ahangaha ni wumva ngo utazi ubwenge ashima ubwe, uzajye wumva ko mu gihe cyose ugiye kubeshya umuntu cyangwa se kumucenga, uzajye wumva ko ashobora kwikiriza ndetse akigira injiji imbere yawe, ariko mu by'ukuri yarangije kumenya ko uri kumubeshya, ndetse yarangije no gutegura icyo agiye gukora ku bigendanye n'ikinyoma wowe urimo uramubeshya, urimo uramushyiraho. Urukwavu rwuzuye n'umuhari, bukeye rurawubwira ruti ngwino twihingira umurima tuwuteremo ibigori n'urutoki. Umuhari uremera, ariko ubwira urukwavu uti ko ntazi kurira insina, urutoki nirwera imineke nzayimanura nte? Urukwavu ruti ndi umuhanga wo kurira, ibitoki nibikomera nzajya mbimanura. Nuko bihera ko bihinga umurima munini cyane, biwuteramo ibigori n'urutoki rwinshi. Urutoki rumaze kwera, urukwavu rubwira umuhari ruti ngwino tujye kureba ibitoki byarakomeye, bimwe byaranekeye hejuru. Nuko biragenda, bigeze umurima urukwavu rwurira insina ngo rugere hejuru, rwimanyura imineke rwirira.